hanyuma ibindi ukurikirane umuntu wakwifite ura akuyesha yanga kumufasha kumvikana by'ibyo yatakaje. Yego. Turahita tumuha igihano cyo kumugira umusazi noneho uko hano umunsi wose yiriwe ahangaha ariko nyine inzoka yo yari namuriho tu natwe twagize ubwo twashatse kwirukanka cyane fresh. Yego. Ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu. Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Umuntu abakora bisanzwe. Sireka mbasuhuza cyane abakunzi mwese ba Favgas TV nize komeze fresh. Igihe nitwa Junior umusore wanjye utaje ubunigozi muhambira ikindi kuba kumushwe si muhweza gaca. Merry Christmas to you. Umwaka mushya muhire kuri mwese ndetse na Noheli nziza ndabizi ko yabaryoheye cyane. Rero tumeze fresh twese hano kuri Favgas TV reka dushimira abantu ruvuga ngo ibintu twari twiyemeje byo kurangiza uyu mwaka dufite 100 subscribers cyese abadukurikira. Ibintu twabigezeho biri no kurenga ubu ngubu urabona ko ibintu bimeze fresh cyane kambashimire ngiye no kubahereza video ibashimira cyane nateguye. Ariko uyu munsi inkuru abantu bampaye ndavuze ngo ntago nayirarana ntayibagejeje home. Mumeze mutaho muri hirya no kwisi umuntu turi mideni rya subscribe yikandeho ukabyarawe n'ubundi ikandeho tuve mideni nibyo byiza cyane. Gero nitwa Junior nyine sinjye muri mpambira nkuko nari mbivuze. Turi kumwe n'umudamu hano umusirimu umeze fresh cyane. Mudamu ufite ibibazo amagara avuga ati Junior bino bintu ngomba kubikugezaho nkawe kubwira cyane ko mubizi ko ibimodoka ni ibintu byorohejera. Hari akantu mbaje kubereka kwanza ikiganiro mbere yuko gitangira. Turi mu garage turimo kamera imodoka bibye umuntu uwo bibye n'uyu mugore wicaye hano sibizi nawe umugore cyangwa ari umukobwa ariko tugiye kubanza tumuvugishe kwanza muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ntago ari meza. Twande kwanza banze wibwira abantu. Nitwa neza Diane. Imyaka ingahungu. Mfite imyaka 32. Uri umugore uri umukobwa? Ndi umumama. Rero twari tumaze kwereka abantu ibibereye mu igaraje. Urimo uvuga uti umuntu wanjye gutya na gutya nuko twagashyize imbere wenda tubizanye nyuma bino ariko banza usobanure bundi byakugendeke biti. Naguze imodoka nshaka umushoferi wo kuyihanga ajya yintwarira mverise. Tuvugana kazajya mverise 20,000 ku munsi. Umushoferi dukorana ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu tangira kugenda ndiganya ndi kugenda ndamubura. Noneho bigeze aho ukwezi kwa kane ndamubura burundu. Ukwezi kwa gatanu ndamubura burundu. Amezi amaze kuba amezi 6. Mwaya 6 na 3 yonyine namubonyemo. Anda 3 naramubuze. Ntago nziyo yagiye. Na GPS yari mu modoka nayo ntago nkibasha kuyikontrola ngo nyibone narayibuze. Uretse gato imodoka ni yawe wowe ni wowe nyirayo? Imodoka ni yanjye ni ngewe nyirayo. Komeza waruvuze uti na GPS nuko. Ubwo rero nkaba narinje kwitabaza umuganga ngo ndebe ko yamfasha mbashe kugarura imodoka yanjye pe kuko ndababaye mfite agahinda. Imodoka narayibuze amfashije yamubufasha imodoka yanjye nkayibona. Okay, ubwa mbere tubanza tukwihanganisha ariko imodoka yawe wenda ni ubuhe bwoko se watubwira plaque n'ibiki kugira ngo umuntu abimenye neza fresh? Imodoka yanjye ni ubwoko bwa picnic. Watubwira kuri plaque yayo nyuma yo ubundi nukuvuga ngo wowe ntago ari wowe wayitwaraga wari wayihaye umuntu? Nari nayihaye umushoferi Rutamisiye Jean Claude. Yego. Naramubuze ubu nago nza ahantu aherereye. Yaguhaga ngahe wenda? Twari twavuganye kazajya mverese 20,000 ku munsi. Yego. None ikibazo ni iki rero? Naramubuze naburanye nawe ukwezi kwa mbere twarakoranye neza ari kumverisa, ukwa kabiri ari kumverisa, ukwa gatatu atangira kugenda ndiganya. Ngenda mubura amezi 4 ukwezi kwa kane.
ngenda ndamubura gutyo burundu none amezi 6 amaze gushira ntago ubu ngubu ntago nzi ahantu imodoka iherereye naramubuze. So ubwo rero abantu mudukurikiye uyu mudamu aravuga ati jewe ndi gusoza umwaka nabi niguriye ikinyabiziga cyanjye fresh ngira ngo kijye kimpereza umusaruro ndangije umuntu mpaye ikinyabiziga akajya agira gutya akanteka imitwe ntanyishyura ati imodoka narayibuze akibara kuvuga iyo story y'imodoka twaravuze tuti nka 5 reka tuhagere tuyokurikirana iyo nkuru turi kumwe n'abagabo babiri hakurya hangaha ntabwo mbizi ko ari abagabo ariko nuko mbona ari igitsina gabo nyine tu so rero nibo twe tuje kureba uyu mudamu niho ari avuga ati mbere yo kujya mavuzi ba gakondo kujya kubaza bino bintu tangaza makuru memuhari kugira ngo ibintu bice mu mucyo muraho neza amakuru yanyu amahoro rwose babita bande rero ngiye nitwa Mutabazi mbangukira rwa Muhizi rwiza bwa Mukasa ni amazina uniswe n'umusaza dore ngo uyu ni musaza wanjye nawe ngo yarahari ahubwo ndi kugira ngo kubera ko ari we wampaye ubushobozi hari nawe ibi byose ahubwo mubwira uwo muko wegera inyuma gato yukuremo izo nkweto wegera inyuma gatoya. Reka tubanze dusuze n'umusaza ariko muraho muze muraho neza amakuru neza ni meza witwa nde rero banyita mu cyembe bwiza bwa Mukasa ese we umufite amazina agoranye twagusanze hano rero ndetse n'umuhungu wawe hano ku ruhande ko mucanye muratetse ntabwo dutetse ahubwo uri kubona ari umuriro w'ubutetsi ntabwo ari umuriro w'ubutetsi kuko nta biryo biriho ahubwo ugomba kubibazaho neza witonze ntabwo ari umuriro utavanga tongera kuvuga ngo guteka uri hano mu gicumbi cyacu kuko nta byo guteka birimo hano ibikoresho bihari n'ibyo gufasha abantu bafite ibibazo waba ufite ikibazo cy'amarozi waba wibwe numva ko n'uwo mu mama atuganye ari kuvuga ko yibwe ahubwo ndumva ari cyo kintu twakagombye kugeraho tukamufasha kubona ikinyabiziga ciwe. Umudamu ati rwose mu nyaranje mu njyana ahantu hafatika ushobora kugira gutya ubwo ngiye ku giti cyanjye ndamutungukanye ni 5 guys abantu barabizi rwose ago turi ba Messi ariko turagerageza tukaranje umuntu y'ubushobozi tubufite. Mada ntiwagezeho igomba kubera ndabizi neza ko bari bumfashe bigakunda imodoka yanjye nkayibona ngaho tanga icyifuzo ubwo ngewe ubwo mbivuyemo uretse kuba gusa mikoro iri buhagume ndetse na kamera za 5 guys imodoka yanjye ikagaruka nkabona uriya mushoferi wantwariye imodoka ikangarukira bayitwaye igihe kingana gute bayitwaye ni amezi 6 mutanye umushoferi mubuze yari umushoferi wawe biraho ngaho nkuko umuntu aba afite imodoka aragashaka umushoferi niko byari bimeze kuvanga ikintu ushaka nukongera gusubizwa imodoka yawe cyangwa ushaka ko n'umushoferi tumuguhanira bikagaragara twamuhaye n'igihano nk'umuntu wibye tuyo umuntu yibye tumuha igihano waroze tumuha igihano abajura n'umuntu wagize nabi umuntu wese wagize nabi tumuha igihano tukagaragaza n'ibyo bintu yibye twe tubigaragaza ku karubanda ntabwo ari ibintu byo kunyura hirya cyangwa kunyura hino tukubwire ngo uzategereze ejo cyangwa ejo bundi ni ibintu biba bigiye guhita bikorwa ako kanya waba wihishe waba wagiye hanze y'igihugu waba uri mu Rwanda waba uri muhehe ahantu hose wajya ugomba kugaragaza ko hano dufite imbaraga dufite n'inzo kuri kuzibona umuntu wagutwariye imodoka rwose wazanye amafaranga yo gusuzuma ngo tumushike tumenye ahantu ari amafaranga ko nari nyafite kuri telefone ntabwo ari menshi ku buryo twe umuntu iyo yageze hano ntabwo bigombera amafaranga yo kuri telefone umuntu utanga amafaranga kuri telefone ni umuntu uri nko mu gihugu cya kure cyangwa umuntu utashoboye kuba yagera hano bamwe dufasha online tukagufasha utari bugufi ariko wo kuva waje ugiye gushaka twe ntabwo dusuzumira amafaranga ngayo kugura iyo modoka yawe ugiye gushaka ubushobozi bw'ibihumbi 20
numara kububona urakuramo izo nkweto wambaye, nurangiza ubushyire muri rino hembe iri kubona, urangiza urirambike hano uvuga ati babyeyi nje kugira ngo mumfashe muri modokari yanjye. Ubwo bushobozi bw'ibihumbi 20 wabuzanye urabufite? ndebe ko hari ayo naba nitwaje mu gikapu. nari nyabonye. Batware bakuru, ndashaka ko mungarurira imodoka yanjye nkabasha kuyibona. Hanyuma rero ambura izo nkweto zawe. Hari ikintu wambaye nk'impeta cyangwa cy'icyuma ku kuboko? Ntacyo usibye udukomo twonyine. Hanyuma rero twe muze turashaka kugira ngo tugaragaze umuntu watwaye iriya modokari. Tugiye gutuma iriya nzoka imwe iriya ntoya, kubera ko n'ubundi hariyo y'abajura, usibye abarozi nibo bazi iriya nini. Ndagira ngo uzane iriya mbehe, tugiye gushikira uyu muntu tumenye umuntu aho uyu watwaye imodoka aherereye. tugiye kugufasha muko mura, tugiye kugushikira, tugiye kugufasha ukoresha ihembe. Iyo ugiye gushikiraho ushira ihembe, mushike bashike umusambo, turebe ko turi buze kumufata. Tugiye kohereza ya nzoka ntoya, niyo iri buze kugira ute, urabanza uhuhemo uyu muti, uhuhemo nka 3 kugira ngo tubone uko tumushikira neza. Kumva? Yego. Urakoresha akakantuza ramwirambere. Bya binene kwigisha ariko ujye ubikurikirana neza. Uzagira ibyo wibagirwa, dore ndi gukura. Kuva mu nzira ibyo nakwigisha byose ujye ugenda ubikora, nzabigusigira dore singireba. Dore ndashaje. Jugunya mu iyo mbehe. Iryo hembe ubanze ubikoze mwako gati ugiye gukoresha ushika, kugira ngo iriya nzoka yacu igende neza, n'umusambo neza. Urabyumva neza? Yego ndabyumva rwose. Umuyasize twaducenceri urahuhamo naho 3, huhamo ibintu uravuga, ibintu uri buvuge, ubwo nawe urabizi narabigusobanuriye. Iriya nzoka kugira rero ngo igende neza, urayihereza ko igenda iritamiye. Yego. Iritamire kugira ngo ikore urugendo rwiza. Ishira aho ngaho. Ushaka batangira gushika. Shika. Kobwa. Uri muranyumva neza? Ndabumva babyeyi. Ufasha umusambo ryo mujura. Amashike neza kugira ngo bavuze ko yitwa Jean Claude nde? Tamisire. Turashaka kugira ngo iyo modoka y'abandi watwaye aho uri hose naho muri niyo modoka uhita ugaragarira aha ngaha tubone n'ahantu uherereye. Turakubwira igihembo ugomba gutanga. Ugiye kugenda ahantu kugera imodoka ukubona ririya garage niryo bayishizemo, hari uri kureba muri ririya garage. Kaniyo dore ngiyo. Imodoka siri ngiyi uri kuyibona? Ngiyi imodoka yanjye dore ngiyi. Ubwo rero tugiye gutuma inzoka yacu, ugiye guhaguruka ugende ku igaraje
iryo garaje turaguha umurinzi uragenda ukuyobora aho urahita ugera ku iryo garaje urahita uhasanga umuntu uri kwigaragura wambaye inzoka iriya modoka ni iyawe. Umusaza naguhereze vuga ngo jya tambura tambuza ibitambuza ubugenzi bwa mukasa ugereye amahoro. Sawa. Wowe ibyo ugiye kugenda ibyo ugiye kugenderaho urabyumva neza. Aka ngaka shiro 3 gashyira mu ishakoshi. Ugiye kugenda n'umuherekeza wacu inzoka urayisanga yamwizinzeho. Yego murakoze. Turakubwira tubaho uri muti ugira ute dufasha kugira ngo uramujura wacu agaragara kandi tumukoze isoni. Urabyumva neza? Murakoze. Uragenda tuvugana kuri telefone turaguhamagara. So abantu turi kumwe tugiye kujyana n'uyu mudamu agende muri make ni ukuvuga ngo iyi nkuru irangire turebye ese ni gute biri buze kugenda. Ni Junior ni Five Guys turahabaye. Inzoka yacu tugiye kohereza inzoka yacu murajya kuhagera. Uranyumva neza mukobwa? Tugiye kohereza inzoka yacu urajya kuhagera. Iyo nzoka ubwo tugiye kuyohereza turagira ngo ari bwo mubona tugiye kuyohereza twebe dukoresha urushiko rw'amahembe n'inzoka ariko nk'umujura wibye nako kanya tugiye kumwoherereza inzoka. Genda ugaragaza uwo mujura rwose Cobra. Mu masaha y'ijoro nibwo ngira ngo iyi video twatangiye ari ku manywa ariko nibwo tugeze muri ya garage uyu mudamu avuga ko imodoka ye muganga yamubwiye ko imodoka ye irimo. Mugabo batubwiraga ngo bohereje ngo umuvandimwe nguza ngo kubikurikirana. Murabona ko ni umuntu w'umugabo rwose wambaye inzoka mu ijosi. Mu by'ukuri gukamera bino bintu ni nko kwiyahura. Wa mudamu twavugaga ngo uyu hano yamaze kuhagera. Mada wabonye shoferi? Mva namubonye pe, dore shoferi n'uyu niwe wampemukiye. Hariya yitwa nde? Yitwa Rutamisiye Jean Claude. Uyu mugabo ko ndeba afite igikoresho hariya mu ijosi giteye ubwoba. Ngira ngo mwabantu mwe mumbabarire sindi bumuvugisha rwose. Abantu mudukurikiye mumbabarire sindi buze kumutunga mikoro. Nawe ari uri ngiye waba wiyahuye. Murabona ko abantu bahuruye mu garage na masaha ya nijoro. Imodoka y'uyu mudamu muyirebe neza ngiyi hano bari batangiye kuyihindurira plaque irapfutse, amatara bapfutse, ibintu byose birapfutse. Abantu bahuruye kugira ngo barebe iki gikorwa kiri kubera hano. Murebe iri kwitabwaho imodoka y'uyu mugore. Nyuma yo kubona imodoka yawe uri kwiyumva gute? Ngiye negereje nyine ngo avuge ambwira impamvu yabikoze. Ngiye kubamuvugisha je simuvugisha reka. Nta kibazo ndavugana nawe. Yego. Ariko ambwira impamvu yampemukiye. Impamvu yari yantwariye imodoka kandi twari twagiranye amasezerano yo kagiye kumbera umukozi. Akampemukira bigeza nkaba ndinze guca muri ubu buryo kugira ngo mbashe kubona imodoka yanjye. Umuntu aratugurishije aratubwira ngo ni mwijyane w'umuganga tuza twenyine. Urabona ko mu by'ukuri ibyo niyo mpamvu navuze ngo mikoro yanjye sinyegereza kuri uyu mugabo kubera ko yambaye inzoka mu ijosi. Aravuga ati nimugende. Uyu mugore ngaramuvugisha kuri telefone rwose. Imodoka yibereke di. Imodoka dore ngiyi rwose bari barimo baradekora bayihindura ibintu byose. Mugaragaza ubundi imodoka cyangwa ikinyabiziga bundi kirangwa na mote na plaque. Murebe neza plaque rwose bari bamaze kuyikubitaho. Bahinduye ibintu byose ariko ndaza gufata n'umwanya wenda mvugishe umuntu uri kuyitaho agira ibyo atubwira se byagenze bite. Murano ko abaturage bose bahuruye hano baruzuye. Ngira ngo wahamagara wa muvandimwe ngewe kuko ndashaka kuva hano.
ngira n'inama abantu muba mwumva mwatwara utuntu tw'abandi, mwarahagurukiwe rwose, mwarahagurukiwe. yitabye hanze ariko negisiyo ntabwo ari kuri nari ndimo mbwira abantu nti bantu mugira gutya mukajya kufata wenda ibintu bitari ibyanyu rwose mwokabyara mwe. Iyo ibintu nk'ibi byakubayeho, uyu mugabo murebe neza, inzoka irimo iramutemberaho uko yishakiye rwose pe, irimo iramutemberaho ngo ntabwo iri bumurekure ngo mpaka imodoka isubiye kwa nyirayo. mwa bantu mwe mwihangane mujye murya utugabuye. Mu by'ukuri ibaze ufite umugore n'abana, ubundi ukagaragara ahantu nk'aha, inzoka yaje muri buno buryo ariyo ikwifitiye ku giti cyayo, wakumva umeze ute? Reka tubivuge nk'abantu, waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, waba uri uwahe, ariko mbwira ukuntu waba wiyumva. So rero dutange message ivuga ngo iyeranje ujya urya kagabuye. So uyu mugore yari yabitubwiye kare ku manywa y'ihangu, kuko ahantu turi tuhageze bitinze, haciyemo igihe kitari gitoya kuko byamaze kuba nijoro. Urumva twakoze urugendo rurerure, imodoka y'uyu mudamu iri kwitabwaho, muri kubireba. Turashaka kugira ngo tumenye ibintu biraza gukemuka gute, biragenda bite muri makeya. Allo muga ko nahageze none ko wa mugabo namubonye. wa mugabo wamubonye Iyi namubonye. ngaho mutinde twa mutima guhaye Yego. hanyuma ibindi amafaranga aza kubishyura kuri telefone ye nari nakubwiye, hanyuma ibindi ukurikirane wabwiye ura akuyisha yanga kumufasha ko bumvikana by'ibyo yatakaje. Yego. Turahita tumuha igihano cyo kumugira umusazi, noneho uko hano inzoka afatwa n'ibindi bintu by'ubusazi. Yego. ngaho mutere utwo twatsi naguhaye. Sawa urakoze. umwanzuro murafata urambwe. Sawa urakoze. Wamujura we, wamujura we. umunsi wose yiriwe ahangaha, ariko nyine inzoka yo yari namuriho tu. Natwe twagize ubwo twashatse kwirukanka cyane fresh. Yego. Ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu. Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Yego. Umuntu abakora bisanzwe tu. Yego. Okay, abantu mudukurikiye hano kuri 5, icyo tugiye gukora ni ukureba ese bino bintu biraherera he. Umuvandimwe aravuga ati je ntibinde wabampaye ikiraka. Murabona iyi modoka niyo y'uyu mudamu, arimo avuga ati ngewe ntabwo nabura imodoka yanjye kandi hari abantu bagomba kumfasha. Abantu buruzuye mu igaraje muri kubireba, babereke neza, kamera za 5 zirahari, babereke igaraje ryabaye igaraje. Umuvandimwe aravuga ati ngewe nahawe ikiraka ntacyo bari buze kundenganyaho. Icyo tugiye gukora tubakurikiranira inkuru mpaka tumenye ngo ese imodoka yasubizwa nyirayo cyangwa se biragenda bite. Okay, ibyishimo ni byose kuri uyu mudamu avuga ati nyuma ko imodoka yanjye ngomba kubyenjoyinga. Uri kwiyumva ute rero? Umva ndishimye cyane pe. Ndishimye cyane kuba mbonye imodoka yanjye. Yego. Uyu mwaka ngiye kuwutangira neza. Yego. Ntago ari ibintu bisanzwe ubundi mu buzima busanzwe kwiba imodoka pe, uretse ko wenda wowe uvuga uti nari nayihaye umuntu agira gutya aranjijisha. Uri kumva umeze utu? Ndumva nishimye, mfite ibyishimo, ndi kumva ariko nta muntu nzongera kwizera. Ntago bazongera kumpemukira ngo bikunde. Ugiye kujye uyitwarira? Ubu ngiye kuzajya nyitwarira. Yego. Nyuma rero yo kuvugana n'umuvandimwe, ariko uriya muvandimwe bagize gutya bakambika iriya nyamaswa, reka bari ko mbyita,
abantu wenda bamucishijemo ijisho niba afite umuryango cyangwa afite iki babibonye, inama wagira wenda abanyarwanda cyangwa se abantu bose baba bumva bafata ututari utwabo? inama nabagira rero ni ukuzajya bakoresha ukuri, kuko ubu hari abantu baje bo kudufasha bafite ubuhanga bazajya babatamaza ibyo bakora, ibyo baba bakoze bashaka kuduhemukira bakabatamaza. Nese buriya ntiyasebye, buriya yasebye, yasebeye mu bantu, nkayibaze n'undi babimukoreye kuriya n'undi bakabikora kuriya, kiba ari igisebo baba bari guharabika bagenzi babo. Njye inama nabagira ni ukutabyongera, abantu bajye bagerageza baba bizerwa. Muri make nta muntu ugomba kurarikira ibitari ibye, we ni ubyita. Nawe ntukararikire ibitari ibyawe, ahubwo kora cyane ugere ku byawe. Tumera nkaho wenda tugana ku musozi kugira ngo nivire, hano ni amasaha y'ijoro. Ubwo uriya muvandimwe wagize gutya gukorera ibi bintu ni gute wamubwira iki? Namubwira nyine akagenda agakora, agakura amaboko mu mufuka nimba ashaka gukora, akagura iyo modoka cyangwa agakora ibindi bintu by'izindi bizinesi, ariko atagiye mu guhemuka. Nese harazi ko azacika uriya muganga. Hari abantu bo kudufasha bahari, uriya muganga arahari, yabikoze, aramutamaje, arafashwe. N'undi azajya guhemukira gutya azafatwa, n'undi gutyo. Ubundi ibisambo ntago byagakwiye kuba bihari. Tugere kuri muganga. Ubwo muganga uramushimira utere? Ndamushimira cyane, ahubwo kamuhamagare muvugishe, mushimire, mubwire ko n'imodoka nayibonye. Nta kibazo, mpita ntanga ka message igihe ari guhamagara abantu. Mwe wenda muba muvuga muti jewe ndarya ntakoze, mwoka byaramwe nyine muhigahige, byarakomeye. Niyo mpamvu Junior mba ndaye imihanda, no kubera ko mba ngira ngo mbashe kubona ibirayi byakibwa, niko njye numva mubivuga. Biba byiza rwose iyo wakoze ukarya utwo wakoreye, nibyo byiza cyane. Uko byabimeze kose nubwo warya duke ariko twawe ku giti cyawe, sibyo byiza. Ntabwo ari itaba agiye kwitaba. Ako ari igikorwa umuntu agukorera ukaba utazakibagirwa mu buzima. Alo Muga, imodoka yanjye nayibonye, urakoze cyane pe. Imodoka yawe wamaze kuyibona? Imodoka namaze kuyibona, wa mugabo namufashe. Rero ukuntu bimeze, yego, amafaranga bari waciwe, yego, wagombaga kuba watanga imodoka yawe uyibonye, nawe wari watanze urayazi. Yego, turagira ngo ayo mafaranga wewe uraza kuyaduha mu buryo bwo twavuganye, urakoresha telefone cyangwa uze kutureba ku kazi n'ubundi byose urabyemerewe. nta kibazo Muga. Uranyumva neza kuko twewe, yego, dore nibyo ndari nagusobanuriye yuko uvuga ngo abantu ujyanye ngo wagiye ahantu biranga, ariko tuwe hano iwacu n'ibyanga. Waba uri muri Amerika, waba uri muri Kenya, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Sudani, waba uri ahantu hose waba urimo. Yego, uranyumva neza? ndakumva. Tuwe niyo uduhamagaye, niyo waba udahari, niyo udahari nuko wari wanze kubyizera, ariko turagufasha, tudutuma tube tudatumwe n'amahembe cyangwa n'iriya nzoka ubonye twatumye. Na ziriya zindi wabonaga twari tugomba kuzituma, ariko twanze gutera abantu bari bari aho ngaho ubwoba, dukoresha iriya imwe kandi babonye ko ibyawe bigize gute bitunganye. Yego, ubwo rero ari bagenzi bawe, yaba ufite ikibazo cy'ikigwe, ntugatinye rwose kuduhuza nawe, cyangwa umuntu ufite ikibazo yaba urubyaro yaba iki, tuvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, byiganjemo kugaragaza abayobozi, ibintu byose umuntu wagize nabi turamugaragaza. Ahubwo na wa mukuru wawe wavuze rwose nawe ufite ikibazo cyo kutabyara, nawe umuzane rwose. nta kibazo Muga, murakoze pe, nzajya ndabakurangira ntaribi. ahubwo ndagutegereje. ubwo ibindi niba byamaze gutungana, saba rwose mukomeze kugira ukwihangana. Sawa, murakoze. Amafaranga nzayizanira ejo, nzahagera Muga, nje no kugushimira, urakoze cyane pe. Sawa, urakoze nawe. Yego, n'amafaranga gusubiza gufasha abantu nta nibyo twamusobanura. yego. Wa mugabo we, nubwo twavuye aho ngaho, ndeka nongere nsuhuze. Muri aho?
muraho neza. Muraho nanone. Ni amahoro. Ibyo mwatwoherejemo n'uyu tuvugana ninde? ni Junior uriya wari uri mu rugo wa munyamakuru. Umunyamakuru waje hano. Yego. Ibintu mubigenje mute buriya koko? Wene kuvuga ngo dufite imbaraga, nakubwiye ko haba umurozi, haba waroze, nabone usanga umuntu apfuye bitunguranye, ngewe ukampamagara ukambwira agashaka umuntu wanyangirije umwana. Yego. Muzana aho ngaho mu santere nk'uko yagaragara akaza yambaye inzoka abantu bakamubona ku karorero. Abari bo bose, yaba uwaroze yaba uwibyo gutyo byagaragaye, yaba n'umuntu n'abakobwa bano bazinze batabu n'abagabo nabo rwose ndabazingura bagashaka bakabona iki urubyaro n'abagabo. Yego. Okay, reka mbere yuko ngira inama wenda abagizi ba nabi ariko turashimye cyane ko twari turi kumwe mada. Urayamparikura amafaranga y'ukuntu ngorobereje hano rwose. Uwo mukupe bundi wishyure. Shimye cyane ko twari turi kumwe ni fresh cyane iyo ibintu wapanze rwose ukagira gutya ukabona biciyemo biba byiza cyane. Abagabo reka mve hano batankora mu mufuka bakansaka rwose harimo bamwe numva barimo bankorakoraho ndabashimye cyane mada. Nizere kuri buze ku ngumvugisha ariko murakoze cyane. Murakoze cyane. Birakunze. Yego. Ukeneye uyu mugabo ukoze kino gikorwa cyo kugarura iyi modoka yakogira hirya gutyo bereke di kinyabiziga buriya